mubaze twabikoze ndisugi ni nayo mpamvu ibyo bintu byo kugigira cyane atigeze abigira n'ubundi gutura hasi bwo nabikaze ndumva nabikaze umubyeyi abakubonamo zahabu afite nkaviye cyangwa undi mubyeyi wari wese mukuru yigeze anyura ku muhanda ngo asanga umukobwa yambaye gutya ariko sundo babona nari guheza n'uwari we wese nimbuzi ko mukobwa cyangwa muhungu ukiri mutoya kandi ukaba wumva umubiri wawe wakunaniye gerageza agakingirizo nicyo kintu wakazaniye mwirinde ubundi hanyuma amaturu yo muyarye inshuti bakunzi bacu turabasuhuje aho muherereye hose haba abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze yacyo bari mu gihugu ndavuga bari burasirazuba uburengerazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru turabasuhuje ngiye basuhuza ni ND Rabani Nyiruruhara Ekedabwan aho dukurikiye bitwa nde murakoze cyane aha turi mu gace kamwe mu tugize Kimironko aho tugiye kuganira n'umusore ndetse n'umukobwa ucikwe umwanya wawe guys nkuko nari maze kubibabwira ngaha twahageze ndatinze rero ndagira ngo duhere hano kuyunyegereye hano ifi bwanjye umukobwa muramureba mwiza w'inzobe ndagira ngo tumutangirireho atangire yigira abadukurikiye muri rusange amazina yanjye ni Mutesi Lukia uyibona ngaha gendo wa mukobwa amana nko kuri kundeba ahangaha ameze tu sinatinya kujya kuri kamera muri studio bamfotore nambaye ubusa nyemposting mbese ubwo nibwo buzima bwawe byari nibwo kuva marayika niyo maraya kwanza nje nyine ikintu numva nshaka ngomba kugikora uwo ni Rukia aragira uti ntabwo yagira n'isoni zo kuba yajya muri studio bakamufotora yambaye ubusa ntabwo turi bwibande kuri Rukia cyane muri aka kanya kubera ko we n'ubundi yatwibwiraga ndagira ngo twegere n'uyu mutipe mugenzi wanjye nawe tumubaza amakuru yiwe ndetse nawe n'impamvu yicaye aha imbere ya kamera umusore salama wasalamu fresh mugore me fresh harya ngo ngiye kwivuga nje nitwa Simple akenshi cyane ku mbuga zanjye niko abantu banzi ariko amazina y'ababyeyi nitwa Tusenge Eric nanjye ndi hano kugira mubyara wanjye nkuko yabivuze dufitanye umubano ukomeye Imana urenze n'uwabandi babyara kuba twarabyaranye ari na mubyara wanjye kuri nje ni show urumva bari kubyarana n'umuntu wawe inshuti yawe muvandimwe birenzeho umuntu akundana so gusa nyine nubwo wenda bamwe baba batabyumva batabyizera like ndavuga nka famille ntabwo byoroshye byarana n'umuntu mufitanye isano urumva ntabwo biba byoroshye rimwe na rimwe uracomoka kugira ngo ubahunzemo gato ariko ndashimira Imana tugiye ko tuba turi kumwe nawe abyumva nanjye mbyumva turi hano kubw'umupeti wacu abatabyumva nabo bagomba kubyumva kuko ntabwo tuba twarabihisemo twasanze byabaye ariko nje nta nicyo nicuza kwanza sura ni cyane atari neza bro muricaranye ahangaha muri kumwe mu magambo atubwiye mu kiganiro gifite tumaze kugirana aravuze uti nta nubwo nagira isoni zo kujya muri studio bakaba bamfotora nambaye ubusa kandi nkanayipostinga sibyo mufitanye umwana muri n'ababyara icyo kintu wowe ubasha kubana nacyo gute ubasha nyine umufasha gute umubwira gute nk'iyo ubonye yapostinze nk'ifoto imeze gutyo uyibonye dore nk'ukuntu yambaye gutya urabona nibura n'umuntu wamureba yashobora guhita mukrasa muri kayikira y'ibirara n'iki wowe ibyo bintu ubana nabyo gute nje ntabwo ntekereza ko hari ibintu nakagiye kubivugaho cyane kuko n'ubuzima bwe bwite sibyo yambaye gutya nyine yambaye uko abikunda nanjye nambaye gutya ko numva ko bimbereye nuko nawe wambaye gutyo so irifo kujya kumukrasa ni impamvu zawe no kugira mu bitakureba so ubuzima bwe n'ubwe cyangwa mbwa nje nuko amatime cyangwa abasha gukoresha ingano ze kugira ngo yite ku mwana nanjye namuhamagara akamvugisha ntabwo rero nkwiye kwinjira mu mutima we ngo njye kubaza ngo ki wambaye ibyo bintu nje ninjye nawe niwe ndabyakira umwana wanjye kandi respect ibyo akunda for sure ko ibyo akunda nanjye ngomba kubikunda nta mpamvu niba nyine nanjye mbikunze nakambara box ariko ngiye simbikunze nambaye gutya warabikunze ibyo ndabimwubaye nta kindi kirenze inshuti bakuzi mudukurikiye murabibona uyu no
umugore n'umugabo bakaba n'ababyara bafitanye umwana murimo murabareba Umutesi Bukiya n'uyu nguyu n'uyu mutipe turi hano na Eric nawe n'uyu musore nawe mubona hano murababona gute dusubire kuri sister wanje uri hano Rukiya aragira uti nge nta kibazo ngira kubijyanye n'uko wakora ibyo ushaka noneho iyo mufashe umwana wanyu uburere mubasha kubumuha gute mbese ibyo bintu bibuza gute haba wowe donc arakureka ugakora ibyo ushaka ubwo ni ukuvuga ko nawe umureka agakora ibyo ashaka umwana we mumurera gute mwebwe ubwanyu baca umugani ngo igiti kigororwa kikiri gitoya ntago umwana biterwa n'uburere umuha ntago ari ukuvuga ngo nyina ngo yabona ngo afite tatuwaje ngo yambara gutya ngo mvuge ngo nanjye ngo umwana avuge ngo azakora aribyo binakora nk'umumama umeze gutya ndakeka umwana wanyu afite imyaka ingana bro afite imyaka ingana umwana wacu ntabwo ari mukuru cyane ariko ntabwo ari muto cyane kibebe gishimishije afite imyaka 4 umva agize hahandi abasha kumenya naho hari hari cyasi hari gusa ikintu njyewe navuga ku byo waramubajije byo kuva mu mwana kumwitaho gute umwana atandukanye nacu yego n'amaraso yacu sibyo akongeye ukomeze nuko mama wameze ni muri difference icyangombwa nuko tugera mu rugo tugakoresha ingano zacu bebe tukamuha uburere bw'ababyeyi tukamweka ko agomba kwiga agomba kuryama agomba kwiyitaho ibindi ubuzima azabamo ni uzabwitaho ntabwo nakubwira ngo umunsi ushaka akazaba nka mama cyangwa azanagira suppose ko umwana wanyu amaze gukura sibyo atangiye kugera nawe muri cya gihe cyo kuba yajya kuvuga nkoranyambaga ahuye na yafoto yawe sibyo wenda araje arayikwereka arakubwiye mama nabonye stick ya kuri Instagram cyangwa se n'ahandi ibyo bintu uzabasha kuza ibyo bintu uzamusubiza ngo iki cyangwa se ibyo bintu uzabyitwara mu umva mbwira mani ibyo bintu umwana wakaba bitindaho ni nk'abavuka mu cyaro kurumva umwana wakuriye i Kigali banumva ibyo bintu bitewe n'abantu yakuze abona cyangwa hagenda se ntabwo ibyo bintu ari ibintu yaza kumbaza erega nari ngiye gutanga urugero ku musitari runaka ariko kamitemire ntabwo igihe kiragera ariko umwana naza akambaza ngomba kumusobanurira iryo sano mwari mufitanye mwari murizi cyangwa ryamenyekanye twari tubizi uretse ko wenda yari imbere yanjye gatoya na sikuru ahantu twize hari hamwe twari tuziranye rega ikintu kimwe abantu birinda uretse ko ntabwo ari njye wabizanye kuba wabona mubyara wawe ari icyaro ukavuga ati ndahagwa sibyo ntabwo ari njye wabizanye n'abakera barabikoraga sibyo ngo numvishe umugani ngo ababyara ubundi barabyara ibyo twe twagoze wowe ahubwo utarabikoze urinde ni ikibazo kuba ujya gushaka abana batari kuru ufite mubyara wawe uri kuru ariko gusa wenda ari ibyo twe kubigendaho gusa icyangombwa ni uko yari mubyara wanjye nari mbizi kumva najyaga mu rugo iwabo yazaga mu rugo izi nta bintu byari birenze kimara kumenya ko Eric yaguteye cyangwa izi yaguteye wamubwiye ko yari abizi ko nawe ikosa ryabaho tukaryamana kandi tutikingiye ndumva rero bwa mbere yakoze bimwe bita biba ubwa gatatu nibwo wumvise bigeze bwari ubwa gatatu muri kone isoni okay byari ubwa gatatu mbona ubundi ntabwo najyaga nirenze igihe cyo kujya mu kwezi mbona harenzeho icyumweru nibwo navuze kagiye kugura tesite muri farumasi nipime ndebe ko nta kintu urumva nyine icyumweru kimwe ntabwo waba utangiye kugira impinduka mu mubiri uretse kubona ibimenyetso by'uko waba wabuze imihango nibwo wafite mukareba nyine ngura tesite byari na saa 9 nibwo nipima nyine nsanga karabaye kandi nyine nahise mbyakira nari kurenzaho iki saa 9 z'ijoro nibwo yipimye asanga karabaye wowe wipimye ryaje twandikira muri commentaire tubwire igihe wipimye ya bro
saa 9 z'ijoro yeah nibwo yipimye ahita abona igisubizo yahise aguhamagaye yabikoze nk'inkuba gusa ntabwo byari byoroshye bro akiguhamagara none icyo wahise utekereza mutwe we ni iki byari bihe bikomeye uretse ko nubwo nyine ari mwiza yari icyuki mvuga ati ntarebe ngo wambaza ngo watenda kiriya cyana nabyemera ariko famiye ntabwo byari byoroshye icyo nicyo kibazo ariko nawe yabanje kugigira utekereza ko impamvu yaba yaragiye ni uko yari asanzwe akuza ahandi ku ruhande akavuga uti arimo arashaka kunshyiraho ibintu ntakoze cyangwa uwo utekereza ko impamvu yabaje kubwira ari iyi njyewe wenda ibyo bintu bibaho ariko ku bahungu biragoye umuhungu wabwira ngo waneye ndahita abyinze biragoye mu mitima yashobora kuba ari kwibaza uko yamagana ko yahaga n'abandi cyangwa se risike yo kujya gutunga umuntu utwite nanjye ubwanjye nariyubaka hari ababikora bakiri guhasorera icyo gihe rero kwakira ko agiye guta inshingano yari afite akakira izindi n'izo yari afite zitamworoheye urumva nyine yaba hagiyemo disitansi niyo mpamvu rero kubona abahungu babanza kubihakana nanjye ntabwo nabarenganya ntabwo natunguwe atari ukubasenyera umubano wanyu wenda unyongorere gakeya sibyo uragira uti hari igihe akeka kuko yaba yarampaye ariko yaba yarahaye n'abandi wowe ukuri kwawe wahaye nk'abangara nawe tubikora yego wenda uvuge gake ntabasenge oya ntabwo ari ukuvuga ku musenge mubaze twabikoze ndisugi ni nayo mpamvu ibyo bintu byo kugigira cyane atigeze abigira ubwo wenda wambaza ngo nyuma yaho ariko mbere nawe arabizi mbere yari we wenyine bro yeah what's up orasibiu uriya cyakora reka mbabwire mani reka nkubwire ikintu sibyo buri muniga wese namwifuriza kugira mubyara we mwiza let's go and havamo riske mwitonde nanone simbashuke ariko kugira mubyara wawe umva baguha show niba ari cyabonye abagutamo niba ari akabyera akagutamo like nyine imana bari mubyara wongeraho ko binaborohera no kuba mwana bikorera no mu rugo kuko baba bazi ngo ni famille ariko abana simbashuke imana abantu bari kutureba nti simbashuke sibyo ariko kugira mubyara wawe no abari fresh famille yanyu imaze kubimenya bo babyakiriye bate sha famille mane famille ni ikintu gikomeye buriya nitujya twikaraga kuri iyi mihanda ako famille ni ikintu gikomeye ba famille baba barakubyaye baba barakureze baba bagutegerejemo ibintu byinshi byiza sibyo kuri hiya amashuri like urumva nyine umubyeyi abakubonamo zahabu afite so kujya kumva rero kumva ngo ku myaka mike ufite wateye inda cyangwa se umukobwa bamuteye inda ntabwo nyine abyakira fresh ariko baba bagomba kubyakira kubera ko niyo mahitamo sibyo none aha ntabwo turi mu myaka 30 ishize turi ku mihanda ntabwo nyine nkaviye cyangwa undi mubyeyi wari wese mukuru yigeze anyura ku muhanda ngo asanga umukobwa yambaye gutya ariko sundo babona nari guheza bo noneho muri aka kanya iyo uyu musista aje mu iwanyu bamwakira nk'umukazana bamwakira bate sha ibyo bintu rero biri mu mitwe yabo gusa icyo nzi cyo nuko ni byose kabisa kubera ko urumva bayisanzuye ni mu rugo cya kabiri abari umukazana wabo icya gatatu bafite umwuzukuru urumva ari icyo atari byose kabisa Rokia hari mukimara kubyarana umubano mwari mufitanye wariyongereye waragabanutse urumva muri icyo gihe nyine umuntu aba atari yakiyubatse yiyakire uyu yaragiye aransiga mpita nangira ubuzima bw'imihanda urumva icyo gihe famille nayita kujugunya kuko kwiyakira noneho ampurisi ngo wabyaranye na mubyara wawe n'undi musore w'ahandi baragigira noneho bazi famille bitavuga ati nta mahano noneho urabizi abantu batinya guseba
bavuga abantu bo hanze baratubona gute ibiki nyine uri kumva niho hahandi mama yahise anjugunyira imyenda yanjye hanze ugomba kugenda iyo nda ndayijyana hehe uyu nawe yansize telefone yari yanayikuyeho nuko nyine nabaye mu buzima bubi muri icyo gihe atari yakagarutse gusa nyine ndashimira Imana ko yatekereje akumva ko kunsiga mu bibazo na famiye itari kunyemera nta kintu biri bwamugezeho akemera akaza tukikaragana kuri iyi mihanda nabyo ndabimushimira. Agaruka wumva ngo yagarutse niwe wakubwiye ngo ndagushaka cyangwa niwe wamubwiye ngo ndagushaka? Oya kuko ari wowe wari ufite amakosa yafashe telefone arampamagara nshaka ko duhura nyine nari nanakimurahakariye byatari gusa nyine nta kundi ndavuga bigomba kubaho nkahura nawe twarahuye nyine yansaba imbabazi z'ibyari byabaye ndamubabarira nyine nta muntu utababarira cyane ko usabye imbabazi agomba kuzihabwa. Baramubabariye muri aka kanya mumeranye gutembereza mute nyine nyuma y'ibyo byose sinzi we ukuntu nyine umuntu ni mugari umuntu ni mugari icyo ushaka kuvuga nk'ubu ngubu baramutse akubwiye ngo kwaje yabundi gutura hasi ngo nabikaze ndumva nabi n'ubundi byarabaye tubyara umwana ahubwo reka nkubwiswe abakobwa njya ngigira mu kanyema ngiye ko mfite imari hano kuko iyo wibeshye ukambwira ngo syo sorry itamubwira ati icyana haverekeraho mfite mubyara wawe mfite mubyara erega babyibuke ariko jye bivuga neza ubitsindagiye mubyara wanjye zana mikoro hano mbwire baraba ikintu nababwira ni kimwe mbere yuko tubyarana akaba mama w'umwana ndi mubyara wanjye urumva neza icyo kintu bagomba kucyitondera ahubwo bagira inama bangigire neza kuko ngiye kwitungigira umubyara wawe uyu nguyu niyo naza mubwira niyo namuhamagara saa 11 nkamubwira ati birakaze mbabarira yambwira ati hagere ubwo rero banyitondere ariko ikibazo ntukabateretwa nabeje naringiye kubaza uti numurara yanabitubwiye dutangira ikiganiro aradusobanura atubwira uti ngewe nta nubwo nagira isoni zo gutya na gutya sibyo birasaba ko byari byakubaho ukajyayo ugiye nko kumureba uzingugiye kwaje urumva biragerayo ugasanga hari undi muntu oya twaye nta bintu byazagara agomba kunamo koro akambwira kaje aguhamagara kimwe n'undi bigenda none se umuntu mufitanye amaraso ngo nyine arabanza akigirayo kuko umwana ukakira ingenzi umutware ahubwo ikintu maze kubona iyi mihanda ngiye kuzagura imbunda twahurira n'akabiri bitamune kuko ibi bintu ntabwo nazabiva kuko nje ntabwo mfite ubushobozi bwo gutsindira iyi nana ngo ijye mu rugo nyibwire ngo ahangaha uri umwe sibyo gusa respect ku mwana wanjye Imana yamutari ikipeti cyiza respect kuri ibyo sibyo ntabwo rero mfite ubushobozi bwo kuba namubwira ngo icara ahangaha tube turi wa babiri buke yake nubwo ampa respect nyine nayo ndayimushimira ko nyine respect ya nyayo se buriya ntiyakagombye kuba ari ivumara mugakora igikwe mukajyaho gikwe nanone impamvu ugeze ku gikwe n'ingingo ikomeye umuryango ntabwo nanuburabyakira neza kuba twarabyabanye haracyarimo akantu nyine in 4 years past imyaka inishize rero uri kumva ni ukubanza kubibumvisha nabo bakageraho bakumva nyine ko ibyo bintu byagombaga kubaho mani ikintu Imana yapanze ndumva wowe urinde wo kugisubiza inyuma ntabwo byakunda rero nabo bazageraho babona ibyo bintu birasanzwe ariko urumva bo muri bo haracyari kare yo kuba babyibagirwa cyangwa ngo biyakire kandi natwe ntidushaje cyane tuzategereza tugana ku musozo w'ikiganiro ndagira ngo umugire nk'ijambo mwatanga ku rubyiruko muri aka kanya hari abafite abandi babyara babo bagira n'amasano yandi ku ruhande ariko ugasanga bagirana n'indi korabo ubona ifite ikintu kigihishe sibyo ndagira ngo mubagire inama ndetse mugire n'inama ababyeyi mugendeye uko mu byari bimeze ubundi dusoza ikiganiro cyacu cyose
nje ikintu nabwira urubyiruko guys banze umenye neza yuko umuntu mugiye gukora ibyo bintu umwemera. Icya kabiri ube nyine uri proud sibyo kuko iyo aba ntari proud ntabwo mba naragarutse kuvuga ngo nze mwiteho tugerageze nyine dukora ibishoboka kugira ngo umwana bameze neza. So ikintu nababwira rero abana mugerageze nibura uryamane n'umuntu wemera uri proud ye. Icya kabiri ibyo kuba mubyara wawe byo gucika byari rese urumva vie yari yoroshye urumva vie yari yoroshye tante se urumva ari yoroshye ntabwo byawe cyangwa ari ikibazo gikomeye ariko gusa naragarutse ndahari ngo nicwe ku mwana. Icyo nabwira urubyiruko rero bitondere ibintu bagiye gukora kubera ko sometime hari ibyo byangiza ababyeyi abagukeneyemo future yatari akeneye abakubona nka zahabu wowe iyo utandukiriye ugakora ibitari cool ntabwo bishimisha ababyeyi. So ikintu nabwira ababyeyi nabo mugerageze mwumva abana kubera ko niba byabacitse ntimwabisubiza inyuma sibyo mutatera n'abana ingeso mbi wenda agatekereza kuyikuramo kandi atari byo. Umwana n'umwana dufite umubebe mwiza n'ubu ndabizi neza yuko nabo batwirutse uno munsi arakiriye cyari kibajo kumva yagiterura kumva ari ikibebe cyiza. So bagerageze kumva abana nicyo nababwira. Inama yanyu ku mutesi w'iki sosiyete? Njyewe inama ku bafitanye isano inama nabagira kuko gukundana ko mani ntabwo umenya ukuntu byagenze kandi ikindi umuntu ukunda ndahamye neza ko nta kintu yakubwira ngo cyange kuko nyine aba yaramaze kukwinjiramo cyane. Njyewe nabagira inama ko niba impanuka n'izibaho bakanabikora bazibuka agakingirizo kuko haba harimo intambara nyinshi. Urumva akoze ashobora kuba uri n'umunyeshuri tangirana nuko ishuri ryawe riracitse ugiye gufata undi mwaka uri wenyine wigunze uzafate n'indi nk'ibiri yo kwitaho kugira ngo ube wakongera kuba wagaruka. Icyo gihe urumva kwa kundi washakaga ko life yawe izagenda byanze bikunze haba harimo ikintu cyahindutse. Rero inama nabagira niyo ngiyo sina ngombwa bafitanye isano umuntu uwo ari we wese nimba uzi ko mukobwa cyangwa muhungu ukiri mutoya kandi ukaba wumva umubiri wawe wakunaniye gerageze agakingirizo nicyo kintu wakazaniye mwirinde ubundi hanyuma amaturu yo muyarye simbabujije. Amaturu yo muyarye simbabujije. Ntabwo mbabujije. Ndabashimiye wowe twari turi kumwe muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba utarakanda subscribe please subscribe ujye ubasha kubona video zacu uyu munsi. Ciao ciao.